Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nongeye gushimira Imana impaye ubu buryo bwo kongera kubana namwe muri uyu mwanya wo kwiga. Ngira ngo mwabanje muri siporo, tukiri mu isi byose tuba tubikeneye, sibyo? Hanyuma biteguye neza ku buryo mutibagirwa n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Nabambanjirije kandi nabo kubaganiriza, nabo mbashimiye Imana. Nabumvaga nari mongira ibyo nkora kuri computer hariya, ariko n'ibyo mwigaga nabyumvaga, uburyo Yeremiya yagize ishyaka ryiza ry'umurimo w'Imana, hanyuma agashaka gusubira kubaka inkike zasenyutse z'i Yerusalemu, ariko akagirira umugisha ku mwami akamuha urwandiko. Sibyo mwize se? Urumva ko nubwo ntari nicaye handi ariko nanjye nabyumvaga. Hanyuma ntekereza ko buri wese buriya buri wese aba yumva yagira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Siko bimeze? Buri wese aba yumva yagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ariko rimwe na rimwe dushobora no kutamenya ese twebwe Imana yifuza ko tuyikorera iki, sibyo? Nabyo ni ngombwa kubimenya. Umuntu ashobora kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana ariko ntamenye mu gihe nk'iki icyo akwiriye gukorera Imana. Urumva Yeremiya yari afite ishyaka, ariko anahabwa icyo akwiriye gukora, ari cyo kujya kubaka inkike zasenyutse z'i Yerusalemu. Bari baratwayeho iminyago, izo wenda ni inkuru ndende, ariko icyo nendaga kuvuga ni uko buri wese ubundi yakaba yagira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ariko ukanamenya muri uwo murimo ngewe icyo ngomba gukora ni iki, sibyo? Kubo tutaziranye ndibwira ko baba ari bakeya, kuko maze iyi ni nk'inshuro ya gatatu ngiye kwigana namwe. Nitwa Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umwana w'Imana by'ukuri mbikesha kwizera Yesu Kristo. Ijambo riravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba umwana w'Imana rero byampaye icyizere kidasubirwaho yuko iwacu ari hehe? Ari mu ijuru. Ntabwo nzi niba hari umwana wasengera kuzataha iwabo, cyangwa se akavuga ati wamfasha nkazataha iwacu, bakemera ko ntaha iwacu. Urumva ko umwana wese aba azi ko gutaha iwabo ari uburenganzira bwiwe, siko bimeze? Nanjye rero kuba umwana w'Imana byampesheje icyizere kidasubirwaho cy'uko iwacu ari mu ijuru, sibyo? Hanyuma umutima w'umuntu rero washenjaguwe n'icyaha. Igihe icyaha cyinjira mu muntu biciye ku mukurambere wacu witwa nde? Adamu ndetse na Eva, umufasha w'Imana yari yamuremeye, bagomeye Imana, icyaha kirinjira giturutse ku mwanzi Satani, hanyuma biba uruhererekane ku nyoko muntu yose. Bituma umuntu wese avukana icyaha cyangwa se kamere y'icyaha, kandi icyo cyaha kikamutandukanya n'Imana, bituma umuntu ajya kure y'Imana, ari narwo rupfu Imana yari yamubwiye ngo umunsi wariye ku giti nakubujije kuryaho, no gupfa uzagira gute? No gupfa uzapfa. Kuba twiganye rero mu gihe cyashize, kuva twatangira kino cyigisho, twabonye ko mu by'ukuri kuba umuntu yarariye kuri icyo giti Imana yamubujije, gutandukana n'Imana kwe kwatumye abura amahoro, bituma abura umunezero, sibyo? Bituma atagubwa neza, yikura mu bwiza Imana yari yaramugeneye kubamo. Kuba twiganye twabonye ko yari ingobyi yitwa gute? Ya Edeni, niyo Imana yari yaramugeneye kugira ute? Kubamo. Hanyuma icyaha rero kije, kubera ko Imana itabana n'umunyacyaha, gituma uwo muntu atandukana n'Imana. Ariko reka nongereho iki, abanatandukanye n'imibereho myiza yose Imana yari yaramugeneye kugira ute? Kubamo, sibyo?
twakomeje tureba rero ko nta kindi kintu cyahindukira umuntu imibereho myiza keretse yongeye kwiyunga n'Imana akabana nayo amahoro. Sibyo? Akabana nayo iki? Amahoro. Murabizi no mu buryo busanzwe uramutse uri nk'umwana wa perezida wa Repubulika swate y'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu, urumva ko ubwabyo bihita biguha icyizere cy'imibereho ya hano mu isi. Sibyo? Uhita wumva ko uko biri kose utazakena ibyo kurya, utazakena imyambaro n'ibindi, hashingiye ku bushobozi bwande bw'umubyeyi wawe. Sibyo? Perezida aramutse ari papa wawe, ntibyumvikana ko utazabura ibyo kurya se? Imyambaro se wayibura? Ese wakwiganyira amashuri meza? Ayo mashuri arahari. N'akazi keza kagize ute? Karahari, kubera gusa kuri mwene nde? Uri mwene perezida. Siko bimeze? Ariko reka dukomeze tugende. Noneho Imana yo iri hejuru ya perezida. Sibyo? Imana ni umutwaro utwara abatwari. Niyo yaremye ijuru n'isi, nigenga ibintu byose. Tujyane. None umuntu aramutse noneho ari umwana w'Imana, sibyo? Bikaba ari ukuri, bikaba atari ibintu dusoma muri Bibiliya ngo tuyoberwe ibyo ari byo, ahubwo bikaba ari ukuri. Imana ikakubera so. None se ubwo wakongera kwiganyira? Wakongera kwiganyira? Birashoboka kwiganyira? Imana ari so by'ukuri, ariko ari so, atari nyokorome, atari inshuti y'umuryango, sibyo? Imana akaba ari so bwite, ikabikubyara. Hari icyo wakwiganyira se? Hari icyo wakena? Dawidi muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ntabwo nzagira gute? Ntabwo nzakena. Sibyo? Niyo mpamvu Yesu abivuga muri Matayo mu gice nk'icya 6, reka kubera ko turakoresha umwanya muto ntago ndi butume dushaka kudusomera, ngenda yanjyeyo, n'undi ufite Bibiliya ajyeyo. Reka mpere ku murongo wa 27. Matayo igice cya kangahe? Cya 6 niko twavuze, guhera ku murongo wa kangahe? 27. Ndajya nsoma kugira ngo ducunguze uburyo umwete, ariko n'undi ufite Bibiliya nawe ajyeyo kugira ngo tujyane. Sibyo? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo, buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe? Mwabagize gute? Urumva ikibazo gitangiye kuba kwizera gukeya, ntabwo ikibazo kiri ku Mana. Biri kumvikana? Aha. 31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa tuzanywa iki, cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Umve, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Yesu atanze igisubizo ku byo abantu bagira gute?
biganyira. Aravuze ngo ikiruta byose ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Aravuze ngo ibyo nibiboneka, sibyo? Ibyo nibigira gute? Ibindi byose tuzagira gute? Tuzabyongererwa, sibyo? Mu yandi magambo nibyo natangiye mvuga, uramutse ugiriwe ubuntu bwo kuba ibwami, sibyo? Natanze urugero rwo kuba kwa perezida, sibyo? Hanyuma wakongera kwiganyira ngo ese umurimo wanjye uzera cyangwa ntuzera? Ibyo wiganyiraga byose biba bigize gute? Biba birangiye. Ngo ni byiza kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, aho ngaho niho hari mu ipfundo ryo kongererwa ibindi byose, sibyo? Nta muntu rero waba ibwami ku Mana atari umukiranutsi. Birumvikana? Mubanze mushake ubwami no gukiranuka, ibindi byose muzagira mute? Muzabyongererwa. Mu yandi magambo, nuba umukiranutsi, uwo mwanya uzaba unemerewe kuba hehe? Mu ijuru, sibyo? Cyangwa se mu bwami bw'Imana. Uzaba unabaye umwana w'Imana, ibindi byose wagira gute? Uzabyongererwa. Birumvikana? Ikigoye rero, nk'uko twagiye tubyiga, ni ukumenya uburyo umuntu yaba umukiranutsi. Batubwiye ngo ni ugushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwande? Kw'Imana, sibyo? Gukiranuka kw'Imana gutandukanye no gukiranuka kwanjye njyewe Emile, sibyo? Njyewe nagira gukiranuka kwanjye ariho gutandukanye no gukiranuka kw'Imana. Twabonye rero iki? Twabonye ko gukiranuka kw'Imana umuntu akubona aguhawe nande? Mu buhe buryo? Ari uko yizeye nde? Yesu Kristo, kuko ari we wakiranutse mu cyimbo cyacu, sibyo? Igihe yari mu isi yambaye umubiri, kwari ukugira ngo turongere gukiranuka tutari kubasha twebwe kugira ute? Kubona. Yamaze imyaka 33 mu isi, arakiranuka birakunda, arageragezwa mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyigera akora icyaha, sibyo? Ibyo biri mu Baheburayo 4:15 gutyo, niyo bavuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyigera akora icyaha, sibyo? Ariko uko gukiranuka yakiranutse ni kwari uko kugira ngo azajye mu ijuru, kubera ko ijuru ryari risanzwe ari irye. Kwari ukugira ngo njyewe nawe tuzabashe kujya hehe? Mu ijuru, tujyanywe no gukiranuka kwande? Kwa Yesu Kristo. Reka twongereho amagambo yo mu Baroma mu gice cya 5 guhera ku murongo wa mbere. Twihute muhagere vuba, simbasige ku muntu ushaka kujya kurebayo, nagiye tujyane mu gihe nsoma n'abakurikire. Abaroma igice cya 5 guhera ku murongo wa mbere tukageza ku murongo wa 5. Haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Murimo murabyumva? Uwo ni umurongo wa mbere nsomye wonyine. Uravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kugira gute? No kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu nde? Yesu Kristo. Twe twaratsinzwe, sibyo? Abaroma 3:23 bavuga ngo bose bakoze ntibashyikira ubwiza. 24 haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, sibyo? Twaratsinzwe, ariko Yesu aradutsindishiriza, aduhesha kuba abakiranutsi bidaturutse kuri twebwe, kuko twebwe twaratsinzwe, sibyo? Hano rero baravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro kuri nde?
ku Mana tubikesha nde? Amena. Si byiza? Sibyo? Twebwe ntitwakwitsindira, twebwe ntabwo twagaragara tudatsinzwe imbere y'Imana, ariko ku bwa Yesu twaratsindishirijwe, biduhesha amahoro ku Mana. Imana ishimwe cyane. Sibyo? Mu yandi magambo, tubanye n'Imana amahoro tubikesha nde? Yesu Kristo watwambitse ubutungane bwe cyangwa se gukiranuka kwiwe. Umurongo wa kabiri ngo wadushyikirije, uwo ni Yesu wavugaga, wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera. Uwo Yesu niwe wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera, kugira ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Biri kumvikana? Kugira ngo umuntu abe mu isi azi neza ko azajya mu ijuru, nuko yizera ko yatsindishirijwe nande? Na Yesu Kristo. Ubwo buntu nibwo buturemera ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Abantu benshi babayeho mu isi bibaza ngo ese nimfa nzajya mu ijuru. Uzi impamvu babyibaza? Nuko batizeye nde? Yesu Kristo. Ahubwo bari mu rugendo rwo kwitsindishiriza biciye mu ngeso zabo bita ko ari nziza. Kandi nta ngeso nziza umuntu yagira zamuhesha kwemerwa imbere y'Imana. Kugira ingeso nziza ni byiza, sibyo? Kuba inyangamugayo ni byiza, kuba umuntu ushimwa muri sosiyete ni byiza, ariko ntabwo ibyo ari byo byaguhesha kwemerwa imbere y'Imana. Kwizera Yesu nibyo byonyine bituremera ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ukaba mu isi uzi neza ko iwanyu ari he? Ari mu ijuru. Ukaba udashidikanya, sibyo? Kandi nababwiye ngo nimpinduka umwana w'Imana nzaba nizeye neza ko Imana n'ubundi iri mu ruhande rwanjye, kandi ibyo nkeneye byose bimenywe nayo, kandi Imana ishobora byose. Nta cyangirira umumaro Imana yabura kugira ute? Kumpa, kandi ndi umwana wayo. Muri kubyumva? Perezida wacu agira umwana umwe w'umusirikare, ngira ngo murabizi, sibyo? Ariko uriya mwana ntabwo yari kuba umusirikare wenda afite imyaka 5, yari gukunda. Niyo aza kuba bikunda ntabwo papa yari kumwemerera kajya mu gisirikare, sibyo? Ahubwo hari ibindi yagombaga kujyamo, kwiga bisanzwe, amashuri asanzwe akiga, agakura, igihe cyazagera yujuje imyaka imwemerera kujya mu gisirikare, akaba aribwo papa wamwemerera kujya hehe? Mu gisirikare, sibyo? Ese iyo uriya mwana abwira papa we ku myaka 8 ko yifuza kujya mu gisirikare, papa wiwe akamubwira ko bidashoboka, yari kuba mwanze? Hoya. Ahubwo igihe cyari kuba kitaragera gute? Kitaragera. Muri kubyumva? Sibyo? Natwe rero niduhinduka abana b'Imana, ntabwo bivuze ko buri kimwe cyose tuzaba dukeneye Imana izajya igira ute? Ikiduha. Biri kumvikana? Nibyo dukwiye kukibwira Imana, sibyo? Ariko ntibivuze ko buri kimwe cyose dukeneye Imana izajya igira gute? Ikiduha. Kuko hari ibyo twakumva twifuza, ariko Imana ikabona ko atari byo bidukwiriye muri icyo gihe. Biri kumvikana? Biri kumvikana? Icyambere ni ukumenya ibyo twaba abana b'Imana, tugahinduka abakiranutsi, tukamenya ko iwacu ari hehe? Ari mu ijuru. Mu gihe tukiri mu isi, tukizera ko Imana izajya itugenera ibikwiriye mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe cyane. Gatatu, ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Muriho murabyumva? Ngo twishimira no mu makuba yacu, ngo kubera ko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Biri kumvikana? Kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, ubwo kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 5 aravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoza
isoni kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Imana ishimwe cyane. Murabyumva? Ntabwo umwana w'Imana azabaho adahura n'ibigeragezo cyangwa se n'amakuba, sibyo? Ntabwo umwana w'Imana azabaho adahura n'iki? N'ibigeragezo cyangwa se amakuba. Iyo umwana w'Imana yagezweho n'ibigeragezo, ntabwo bisobanura ko Imana yamwanze cyangwa se ko Imana itamwitaho cyangwa se ko itamukunda, sibyo? Ahubwo turabonye ngo twihanganira no mu makuba yacu. Impamvu ngo nuko ayo makuba ariyo adutera kwihangana. Biri kumvikana? Hatabaye amakuba ntago umuntu yamenya kugira ute? Kwihangana, sibyo? None iyo habayeho kwihangana, burya ngo hanabaho no kunesha. Biri kumvikana? Ariko byahereye kuki? Ku makuba. Amakuba antera kugira ute? Kwihangana. Kwihangana kuntera kugira ute? Kunesha. Noneho kunesha kundemera iki? Ibyiringiro. Kandi ibyo byiringiro ntabwo bikoza isoni, sibyo? Bivuze rero ko ntabwo kuhinduka umwana w'Imana. Ntimuzi Yobu ni mumuzi? Yari umukiranutsi, sibyo? Yarageragejwe cyangwa ntiyageragejwe? Ndetse cyane, sibyo? Ntabwo guhinduka umwana w'Imana bikuraho ko twageragezwa, ntibikuraho ko twahura n'ibibazo n'amakuba, sibyo? Ariko ayo makuba nayo turayakeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo atuma dukomera, niyo aturemera kwihangana, sibyo? Niyo aturemera ibyiringiro, tukaba twiringiye Imana dushingiye no kubyo twanyuranyemo nayo, tukabona uburyo yabidutabayemo, tukagira icyizere cy'uko n'ibindi bizaza izagira gute? Izadutabara. Biri kumvikana? Ntabwo rero guhinduka umukiranutsi tukaba abana b'Imana ntabwo bikuraho ko twahura n'iki? N'amakuba. Ahubwo amakuba nayo ubwayo turayakeneye mwa buno buzima, kandi ayo makuba niyo atuma dukomera, sibyo? Ikindi, burya iyo dukomeye tunakomeza abandi. Biri kumvikana? Ubasha no guhumuriza undi muntu nawe uri muki? Mu makuba, kubera ko nawe wahumurijwe muki? Mu makuba. Ntabwo muzi ijambo rivuga ngo ubwo yababajwe, uwo ni Kristo, akanageragezwa, ngo nawe abasha gutabara abageragezwa bose, sibyo? Nawe yaragize ute? Yarababajwe, aranageragezwa, ariko nawe ngo abasha gutabara n'abageragezwa bose. Reka tujye muri Luka mu gice cyaho cya 18, murongo wa 9 kugeza ku wa 14. Abafite Bibiliya turajyana, abatazifite bakurikire, ntacyo bitwaye. Twagezeyo ku bazifite? Okay. Uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ngo nabiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose, sibyo? Hari abantu bazi ko bo bagira gute? Bakiranuka, mbese ko bakora ibyiza, sibyo? Nibo Yesu yaciriye uyu mugani, hanyuma bakumva ko ari bo beza, ko abandi ari babi. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, undi ari umukoresha w'ikoro. Abafarisayo nibo bafatwaga nk'abantu b'Imana, sibyo? Abigisha amategeko, sibyo? Nibo bari abantu b'Imana, nibo bari abayobozi b'amadini ya kiriya gihe, sibyo? None rero abakoresha b'ikoro, muribuka ko na Zakayo yari umukoresha, bafatwaga nk'abanyabyaha, sibyo? Umufarisayo
arahagarara asengera mu mutima we ati Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse nk'uyu mukoresha w'ikoro. Urumva ko navuze uwo mufarisayo ngo ashimiye Imana ko atameze nk'abandi bantu, sibyo? Avuze amoko y'abantu ngo atameze nk'abo, ntameze nk'abanyazi, ntameze nk'abakiranirwa, ntameze nk'abasambanyi cyangwa ndetse ngo nk'uwo mukoresha w'ikoro. Abakoresha b'ikoro bakagabana imisoro bakanabaka myinshi bakanagira ibyo bigwizaho, sibyo? Mu buriganya. We rero avuga ko atameze nk'abo bantu. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri. Urumva atarageragezaga buri cyumweru yirizaga ubusa kangahe? Kabiri. Ntanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose. Niba hari ikintu kigoye no gutanga kimwe mu 10 mu byo yungutse byose akabizirikana, sibyo? Ntagire kimwe mu 10 agira ute anyereza, ahubwo cyose akagira ute akagitanga. Urumva atarageragezaga. Umuntu ashobora kugerageza ibindi ariko ku cya 10 ugasanga byamugoye, hakaba ibyo atibuka gutangaho kimwe mu 10, ariko we ngo byose yagiraga gute yarabitangaga. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. We nta kintu yari afite cyo kwirata, sibyo? We yemeraga ko ari iki? Ari umunyabyaha. Tubwizanije ukuri, muri aba bantu bombi wowe waha ijuru ninde? Ari umuntu ukiranuka udakora ibyaha, sibyo? Udagira ute? Udakora ibyaha. Akaba adasambana, akaba atiba, sibyo? Akaba atabeshya, akaba atagambana, ahubwo akaba asenga 2 mu cyumweru akagira ute akiyiriza ubusa, agatanga kimwe mu 10 ku byo yungutse byose. N'umuntu uzwiho ko ari umunyabyaha w'umukoresha w'iki w'ikoro. Nagira utubwira wowe ari wowe rinde waha ijuru? Bari abantu bombi we ubona rinde wajya mu ijuru? Uko biri kose abenshi muri mwe bavuga ko ari uriya mufarisayo, si byose? Siko bimeze? Kandi asenga atajya akora ibyaha, siwe mwiza se wajya mu ijuru? Atagira ute? Ntago yemera icyaha. Wemera icyaha niwe wajya mu ijuru? Okay, biragaruka ku byo twagiye tugira ute twiga, tubona ko nubwo yakwigira kuriya ariko nawe ni umunyabyaha. Bose bakoze ntibashyikira ubwiza bw'Imana, sibyo? Hari igihe rero muri mwebwe harimo abantu bajya batekereza ko uramutse uhindutse nk'uyu mufarisayo aribwo wawe ugeze ku kigero kikwemerera kujya mu ijuru, ariko ntabwo ari byo. Murabyumva? Ni byiza kuba inyangamugayo, ni byiza kudasambana, kubera gusambana bifite n'ingaruka nyinshi. Si byiza ko waba igisambo, niwiba bazanagufunga, uzaba iciro ry'imigani, sibyo? Gukora ibyaha ni bibi, sibyo? Ariko kuba waba ngeso nziza abantu bakagushima ntago biguha amanota akujyana he mu ijuru. Bigufitiye umumaro na hano mu isi, ariko ntabwo biguha amanota akujyana he mu ijuru. Impamvu nuko n'ubundi nubwo hari ibyo ugerageza gukora, ariko nawe urabizi ko hari ibindi utajya ubasha kugira ute gusohoza byiza. Umuntu agira ibyiza bivanze, birayivuzeho ni ibyiza, ariko n'ubundi umuntu wese agira uruhande rw'ibibi. Biri kumvikana? Kubera ko n'igiti twariyeho mu ngobyi ya Edeni ngo ni ikimenyekanisha icyiza ndetse bivuze ngo umuntu wese rero muri we habamwo ibyiza hakabamo n'ibibi, sibyo? Nta muntu utunganya 100
kw'ijana. Ni umubwiriza nka 7:20, umubwiriza 7:20, umva ukuntu havuga. Haravuga ngo nukuri nta mukiranutsi uri mw'isi ukora neza ntacumure. Niko iryo jambo rigira gute rivuga. Ni umubwiriza 7:20, haravuga ngo nukuri nta mukiranutsi uri mw'isi ukora neza ntagire gute ntacumure. Ntawubaho, sibyo? Ntawe ugize ute? Ntawubaho. Niyo wakora byiza byinshi ugashimwa, ariko uko byamera kose n'ubundi usanga hari ibi byagutanze imbere utabishaka, birumvikana. Niko Pawulo avuga mu Baroma 7:15 kumanura ngo ngerageza gukora ariko ibi bikantanga imbere. Umuntu wese aba yumva yatungana akanezeza Imana mu migendere ye, ariko wisanga hari byagutanze imbere utanabishaka. Noneho twigarukiye hariya muri Luka, turanyarutsa n'imvura irenda kugwa. Ku murongo wa 14 hamwe twasomaga mu gice cya 18 cyo muri Luka, ndababwira yuko, umve kuntu Yesu yavuze, ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi. Biri kumvikana? Kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Wa wundi wemeye ko ari umunyabyaha, we akemera ko nta kintu cyatuma Imana imwemera uretse imbabazi zayo, uwo niwe watashye agize gute atsindishirijwe, agizwe umukiranutsi imbere y'Imana. Niyo mpamvu muri byo bavuga ngo nta kindi gihesha mu isi ndetse ngo keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Twaganira ibyanditswe byinshi, ariko nkurikije ikiraro uko kimeze n'umwanya mwakoresheje mbere muri siporo, reka dukoreshe uyu mwanya ungana gutya, sibyo? Ntabwo ijambo ry'Imana rigirwa ukuri nuko twasomye ibyanditswe byinshi cyane. Reka mvuge ngo mbashimiye Imana ku mwanya mutoya muteze amatwi mutuje. Ibindi reka dusabe Imana kugira ngo n'ibyo mutabashije kumva Imana ikomeze ibibasobanurire. Inzira y'imibereho myiza ni inzira yo kunga ubumwe n'Imana. Umuntu akaba mu isi azi neza ko Imana yagize ute yamwemeye ko ari umukiranutsi imbere y'Imana abikesha nde? Kristo Yesu. Ukaba uzi ngo umanye n'Imana, amahoro n'ibindi byose biri mu biganza byayo, izajya ibinkwiriye mu gihe gikwiriye. Ariko abuzi ngo uzabana nayo amahoro mu isi, ariko ikiruta byose amaherezo nupfa iwanyu azaba ari hehe? Mu ijuru. Yesu yaravuze ngo byamara iki umuntu aramutse atunze iby'isi byose ariko ntabone ubugingo buhoraho? Ntacyo byabigize gute? Ntacyo byabimaze. Kubaho neza rero ni ukuba mu isi ubanye n'Imana amahoro, kandi ukabuzi neza ko nunava mu isi iwanyu ari hehe? Mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Turagushimiye Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi nyinshi. Wewe wadukunze tutabikwiriye, twarabo kurimbuka, ukemera gutanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo aduhindukire igitambo kizira inenge, aduhindukire uwo kubarwaho ibyaha byacu byose, kandi bimaze kumujyaho rwose nawe waramwishe, umwica urupfu rubi cyane rwo kumusaraba, ariko kwari ukugira ngo udukurireho igihano twari dukwiriye guhabwa cy'ubunyabyaha bwacu. Tugushimira no ko ukomeza gutangaza inkuru yawe nziza ku batari bayimenya, kugira ngo abatari bakwizera bakwizere, batsindishirizwe, babe mu isi batunze imitima ibanye nawe amahoro, bagubwe neza bakiri mu isi, bizere kuri mu ruhande rwabo, kandi kiruta byose tuzabane nabo mu ijuru. Tugushimiye uyu munsi waduhaye, tugushimiye ibyo umaze kuduha kugeza aka kanya, tugushimiye ko ibya siporo byagenze neza, tugushimiye ko ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi y'abateraniye ahangaha, kandi twiringiye ko n'undi mwanya dusigaje wose uza gukomeza kuba mu ruhande rwacu, byose bigafatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Urakoze iteka ryose ku bwa Yesu. Amen.